Ndi papa sava. Allo? Oui, allô? Vitesse. Ni byiza. C'est gahunda bimeze bite wa? Message naguhaye se ntayo wabonye? Message nayo nabonye pe. Gashyushye. Nakubwiye. Yego? Turabona ikirere cyahindutse. Cyana kubise ntabwo najya kuri moto rwose harakonje kandi urabizi ko njye cyose cy'amasinezite. Nakubwiye ni rero nimba bitakugoye wanyoherereza amafaranga nkareba ukuntu ntega taxi voiture. Taxi voiture? Haryo bwo kuva iwanyu ubwo ni nkangahera? Buriya se bandengere byari ntabwo yarenga nka 40. 40? Okay. 40. Okay, sawa. Fata taxi voiture nta kibazo. Ndabizi na essence yarahenze. Sawa, merci. Okay. Nyaruka rwose pe. Sawa. Ya. Taxi voiture 40. Ariko narabihenze cyane, essence yarahenze byo. Ibyo ama taxi voiture n'ama essence by'iki gihe. 40 mu mujyi wa Kigali. 40? Ariko essence yarahenze. Oya, numva ari bujye Kampala kavayo akanyarira kugera. Ariko nakundi byagenda dahi. Nicyo ushaka nyine. Amataguranwa itabi. Kunzoka. Murakoze. Era kakabyeri. Ugasa nimba ari nako kagera mu muhogo bikamanuka. Oya singubwe ni kunzoka. Ubwo ko yabimeze kose niyo yaba ari imiririmo mu nda. Iticura. Imitsingizo n'ubu zimeze neza. Hanyuma se dendo, imbata, inkwavu, inyama z'ihene, z'ingaro, ibitabazi, imishishito, akabenzi, ururimi, n'izindi zo mu nda, rwagashya, Special. Niyo mayinga. Uzi kuriya ntabwo iba muri izi zose zitukura zishobora gutera nk'umuvuduko cyane. Urakarya ugataha uri meze neza. Nubishe ngo abaturya ngo tumera nk'umureti. Amavyaza turayafite n'icebe. Oya. Icebe ryo rwose. Reka buriya naho ari kurya numva tutasanga. Tubashyirireho agakiza. Ariko nkurebye neza uko bimeze. Biryo ifite igifu rwose cyenda kugungana nk'agafuka k'isima. Dendo. Umva ngubwire rero papa sava. Amenetse kumwitaba. Niko rwose arabona ibi bihe bimeze nabi rwose. Mu bintu byo kurya ubyendesheje gake nta kibazo. Ntacyo ufata? Ariko amasa. Ubu ibintu bimeze nabi byakubereye nabi koko. Ntabwo ari sawe rega. Kandi nuhice wanyu bari kuhakora umuhanda ngo barakuguriye. Metero 2 bafashe. Nizo bafashe se? Inzu yawe yari ifite igikari ku muhanda. Kandi ngo uzimuka. Nasi inzu yawe yari ifite metero 3. Nyine bafashe 2. Ariko nizo bafashe rwose wabonye. Ni tuntu tw'ubusabusa mbega bagiye batara. Ariko shara kankubwire. Nibi binyoma bibyibushye. Ndaza kubyiga. Urabona itoto ufite mu bwanwa mu misaya ngo bafashe metero. Ariko ubu mbona ute nk'umuntu papa sava n'imishinga aba yafashe bose. Aha banywera. Wowe barakuguriye uzimuka kandi uri mu bafashe menshi. Oya. Si wa mushinga wanze wishyuye. Ni dukeya. Ubu nta kintu ufata. Ntacyo ufata. Niyo special ubona n'ukuntu byibushye uko. Ukibara kose ndimo gukubwira ko ibintu bikaze. Wari umukobwa waguhamagaraga wari iyo special kongera kuyandira. Amatagisi y'ivati n'ibihumbi 40 nubwo wakomaho n'ibyo kurya urumva ibyo wabiba. Sawa ntacyo ubwo nyine wowe ndaguhombye. Singuhombye gusa buriya nawe urihombeje. Aya ntari ibi.
harya umva muvandi yego ubwo se uretse gato uretse gato ndaje nkuvyisha nta kintu nkuzanira kindi ese cyo kurya se cyangwa cyo ariko urabona yuko umukobwa mwavuganaga afite ijwi ryiza nahindura nyine nkabanza nyakave nkagatereka aho ngaho kugira ngo nyine nakabona nyine ako kanya ariko nawe waba umucuruzi ariko akinjireho buriya byaba ari sawa ahubwo ako kantu rwose kanzanira niko papa savuze gucuruza koko ako nibyo agikubiti agihinguka kakabona yikora ahubwo reka mubaza ahageze asange kahageze itonde gato uretse gatoya ntabwo ari nshaka itonde gato yega bana barimo kunderanja ntazi ko nokeje ntazi ko niyokereje rwose halo none se ugeze rero nari ngiye kukugeraho ariko twahuye na mutiyaje igikamyo cyadufunze kabisa twabifunze igikamyo umuhanda hari mutiyaje iteye ubwoba ariko iminota mike cyane wese urabona kiri buvemo ryari koko nawe wanyereje cyane rero nari ngiye kukugeraho ni nk'imirimo minota bituramutse tubona uko dutambuka nta minota itatu yashaka kugezeyo okay nyaruka rwose banguka maze umwanya munini sawa banguka igikamyo mu muhanda umva papa sava ko nasanga nakamaze ngiye kwaka birahura ndigendera papa sava endana kamyo mu muhanda yitambitse yari hageze n'akarahure kayo ahangaha niko akuramo n'akandi kabyeta se ifite n'amata ubwo yo ihita imenya nyirayo hano ngo nitere mukara yongera kandi none se ko numva kiri kure ngo n'ibikamyo byitambitse aya nibyo iki cyo kigura ngahera barakinywa cyose aba ntacyo umukobwa mwiza se wamwimikira ko ari inzoga iranagenda ariko rero ibintu byawe bikoze kinyamwuga sorry yewe n'akarahure nako karagenda ibintu bijya mu bindi ubwo okay ndaje reka nkagupfundurire noneho akaba gapfunduye nkagasoma hanyuma iyi ngiyo ise ko tarahagera ariko byaba byiza mbaye nk'uwayipfunduye noneho wowe akaza nyine ari wowe uhita umusukira abona yuko ufite ariko nabyo byaba ari sawa da ako se ubundi natenze ikindi kigura ngahera iki rero urabona ko gifite transport kiranagenda ibihumbi 20 cyose
nta nubwo inahenze cyane oya ntabwo twe duhenda hano se kwari ukuvuga ngo nimutambukire kwishima ni nko ku kiranguzo ni ikiranguzo ubundi gapfundure rwose akinjira sange byamuryoheye ntaryamye wamubonye ni se wawe ariko bana yanjye uriya niwe uje na taxi vatire wamubonye ariko ibisambo we aje kwigana wagizwa yewe sheri none se uri hehe ko nari mpageze cyari kamyo cyaje kuva mu muhanda se iyi kamyo yaje kutuvira mu nzira ahubwo tugira ikibazo shoferi akuba ipine ku gikamyo tubanza kujya mu igaraje urebye ni nk'aho aribyo byadutindije ariko nari mpageze umva mubwire sheri ariko se niko sheri umva wigeze ubona imodoka ihinduka igare se imodoka yahindutse igare igare ahubwo se wanyoherereje amafaranga nkohereza shoferi ko yahise agenda umva ahubwo uko bimeze injira mu gipangu injira mu papa sava w'ibihumbi 2 utege usubire ugahisagura nawe urebe uko wigenza ibihumbi 2 se birishyura taxi gute umva sheri ntimugakunde gukina cyane ntabwo ari byiza kubeshya si byiza nawe injira aho ngaho abagore 2 utege igare usubire nk'uko ari byo rikuzanye ntabwo ari igare rinzanye ahubwo nje n'imodoka y'amashanyarazi ahari ushobora kuba wagize ikibazo cy'uko utumvisha imodoka ihinda umva nibyo nta bindi banashyira k'imikino aho reka ngukupi sheri alo alo alo